ariko abantu bari kuhacapurirwa amatelefone kubera incuraburindi y'umwijima. Urumuri rw'amatara amurika imihanda ikarabagirana umucyo nirwo rwigeze guha icyizere abaturage baturiye ndetse n'abakoresha imihanda ya Kageyo Rukomo mu cyere kugera Nyarutarama mu midugudu ndetse n'undi muhanda uherereye ahitwa Rugano mu kagari ka Gisuna. Icyo gihe bari bumvise ko basezereye icuraburindi ryahoraga muri iyi mihanda. Abaturage bavuga ko mbere yuko aya matara hashyirwa ku mihanda gutaha nijoro byari nko kwinjira mu kaga. Umwijima wabahumaga amaso ugahisha abari bafite imigambi mibi bakambura abaturage ibyo babaga bakoreye umunsi wose bidasize na telefone zigabizwaga n'insoresore, abandi bagataha bafite ubwoba n'impungenge. Igihe amatara yakaga bwa mbere ni ibyishimo byasaze imitima ya benshi. Abanyamaguru bagendaga batekanye, abamotari bakabona neza aho banyura, n'abacuruzi bagacuruza kugeza mu gicuku. Abaturage bavuga ko uwo mwijima wari umeze nk'uwirukanwe burundu. Gusa ibyo byishimo ntibyarambye. Mu gihe bari batangiye kwizera ko ikibazo gikemutse burundu, umwijima wongeye kubaho ikaze. Amatara yarazimye, imihanda isubira mu mwijima nk'uko byari bimeze mbere. Ubuzima busubira inyuma, kandi ni ikibazo bamaranye igihe ndetse badasiba kugaragariza ubuyobozi bw'akarere bufite mu biganza aya matara amaze igihe yarazimye. Dufite ikibazo cy'uko twahoze turi kubona umuhanda waka, kandi Kagame niwe wawuduhaye yaje kwiyamamaza, none amatara yarazimye, ntabwo tuzi ngo byagenze gute, nta busobanuro. Nyine mutuvuganire namwe nk'abantu mwabasha kutugererayo. Nyinjoro aba ari umwijima, abantu babibwa amatelefoni, n'aba bacuruzi dore babonaga amatara yo ku muhanda none ntago bigikunda. Nyine mudufashe kabisa, dufite imbogamizi nyinshi. Ishusho yo kuva kuri stade ugera aho amatara yakaga ku gice cyo ku musigiti hose nyine yabaye icuraburindi, kandi naho niho tugenda tujya mu bipangu ku buryo ari naho ugize ikibazo umuntu yagutabara. Urumva biragoye nyine kubona ubutabazi ari mu mwijima, ibisambo biri kutwambura cyane. Urabona ni mu icuraburindi. Aya matara twari tumaze kumenyera haka, abantu bagenda neza ku mudendezo, ariko abantu bari kuhacapurirwa amatelefone kubera incuraburindi y'umwijima. Ubwo rero niyo mbogamizi dufite. Uyu munsi abatuye muri tuno duce twa Byumba na Kageyo bavuga ko kongera kugenda mu mwijima ari intambwe isubira inyuma, kandi bibatera impungenge ku mutekano wabo n'uw'ibyabo. Amatara yiyambazwa n'aya ngaya. Ni ugucana agatoroshi, washiduka telefone bakayikwakira hariya, nuko ugataha amara amasuku yumanganya ukataha. Ni mu mwijima w'incuraburindi. Abantu bakuze bategekwa n'umwijima w'icuraburindi ko bagomba kugera mu rugo bitarenze saa 12, bitaba ibyo bakagenda bagonga imikingo. Uyu musaza duhuriye i Nyarutarama mu masaha ya saa 2 z'umugoroba, abanza kugira ngo ikintu abonye ni ikindi kintu cy'igisimba gishaka kumugirira nabi. Yitegereje neza muri uwo mwijima abona ko ari umuntu wambaye ikote ry'umukara. Ni umunyamakuru, ahisa amusuhuza baganira muri ubu buryo. Komera cyane kuva muri uyu mwijima muze. Mvuyiri. Ubuze uri kureba? Uri kureba? Muri uyu mwijima gutya? Yatebeye. Ubwo amatara yaka. Naye ndanyuze aho mvuye hariya hepfo kugemura amata. Mayizi nisu turagenda duteho. Biranyobera. Ese amatara abaye. Ese buyose yapfiriye rimwe. Nuba amatara yose yapfiriye rimwe. Kandi buye nanyuraga ahangaha. Abona amatara kwaka rwose ku murongo. Aba baturage bakoresha imihanda ya Kageyo Rukomo mu cyere kugera Nyarutarama mu midugudu ndetse n'undi muhanda uri ahitwa mu Rugano basaba ko ikibazo cy'aya matara kidakomeza gufatwa nk'ikibazo gito, ahubwo kigashakirwa umuti urambye. Turasaba ubufasha bw'uko amatara yasubizwaho kandi vuba. Turasaba ko bakongera bakareba uko bayadusubirizaho. Iyo mwijima twaraburijwe kabisa. Ubu nkanjye maca gutya nyine ngenda nsitara, gusa baraturaburije amatara barayaciye pe. Ubu tugenda twikinga kinguye n'igisambo cyatakina kwangiza kubera uyu mwijima. Hano n'ishakoshi barayijyana, urebye nabi n'akaboko bagacyura tu. Turasaba ko rwose mwadukorera ubuvugizi bakongera bakadusubizaho umuriro tugacana, tukajya dutaha bona nk'abandi bose. Byatuma byibuza n'ibyo bisambo bitabasha gutega abantu kabisa. Biratubangamiye cyane. Biratubangamiye cyane, ubu rwose tuba twararaburije natwe. Ubu dusigaye dutaha kare rwose, nkanjye Eric ntabwo ubundi njya ntaya amasaha, ariko mba ngomba gutaha kare nirinda nyine izo ngaruka zambaho kubera ikibazo cy'umuriro.
turasaba rero ko umuriro waboneka. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Madamu Uwera Parufete mu gisubizo gisa n'ikidatanga icyizere cya vuba ahangaha avuga ko akarere kari gushakisha ubushobozi bwo gukora aya matara ku buryo bitarenze ukwezi kwa gatandatu azaba yongeye kwaka abaturage bakongera kugenda habona. Turakizi kandi turimo no kugira icyo tugikoraho, harimo gushaka ubushobozi mbere na mbere bwo kugira ngo birumvikana ko n'ahantu hatandukanye henshi ubushobozi buhagije bwo kugira ngo hose azagerwe mu kuyasana, hanyuma tukabijyanishanya no gushaka, turi no mu masoko yo gushaka rwiyemezamirimo uzanabikora ahereye nyine ku bushobozi buhari, hanyuma tukazakomeza. Mwasanze byaratewe n'iki kugira ngo amatara azime? Ubwo rwiyemezamirimo maintenance naboneka azabanza kuri iyo assessment cyangwa se iryo sesengura cyangwa gushakisha ikibazo aho cyaba gituruka, impamvu ahora azima, ubwo nabyo azabitubwira. Ubu ngubu ntabwo tuzi icyabiteye. Kuko ari ibintu bijya mu masoko, ntabwo navuga ngo rizaboneka igihe iki n'iki, hari igihe bidahita bikunda ku gihe wagenye, ariko mbere y'ukwezi kwa gatandatu bizaba byarakozwe. Abaturage bakoresha iyi mihanda yazimye bagategereza ko yongera kwaka bagaheba, barasaba ko amatara yo ku mihanda migenderano yongera kwaka bakongera gutaha batekanye ndetse bongere gusezera icuraburindi ryongeye kubazonga. Aha ni mu karere ka Gicumbi, nanjye Nditanga Ishatse Lionel.